ndabasuhuje abadukurikira kuri Global Hot News TV. Dukora ibiganiro bitandukanye, dukora inkuru zitandukanye, tuba tubasaba ngo mukore subscribe, mukore like, musharinge, ibiganiro bigere ku bantu benshi. Dukora ubuvugizi ku bantu bafite ibibazo runaka, dukora ibiganiro bisanzwe byigisha abantu, dukora mu bihugu bitandukanye, waba uri muri Amerika, waba uri i Burayi cyangwa muri Aziya, aho waba uri hose ushobora kutubwira amakuru ushaka ko agera ku bantu tukayabagezaho. Muvugana rero ni Gatera Stanley, ndabasuhuje cyane, ariko mubanze mukore subscribe. Hari ahantu kanda haba handitseho subscribe kugira ngo muduteze imbere. Uyu munsi rero dufite umushyitsi tugiye kuganira nawe, hari inkuru ashaka kubagezaho. Reka tumuhe mikoro abanza abibwire. Mwiriwe? Mwiriwe neza. Uri yanyu? Meza gahoro. Bakwita ndi? Nge Pasiteri Ange Banamwana Berne, nkorera mu kino gihugu cya Uganda. Hari amakuru twumvise ko hari abantu bashatse kubiba, ndetse babibye nako amafaranga atari makeya. Turagira ngo tubwire iyo nkuru ko twumvishe n'ubuzima bwawe ngo ko buri mu kaga, abantu baguhiga kandi atari wowe n'amafaranga wayatwaye, hari abantu bakomeye muri iki gihugu bayatwaye. Twagira ngo ubwire abantu badukurikiye uko byatangiye, udusobanurire mbese inkuru y'ivumuzi byatangiye gute, kugira ngo umenyane n'abo bantu, kugira ngo uyu munsi babe baguhiga ngo baranagukubise mu minsi ishize. Duhere imuzi mbese ukuntu byatangiye. Yego murakoze. Inkuru ko yatangiwe turi abantu 62. Iyo nkuru rero ko mwabyumvishe batwibye. Mo tuvuga ko batwibye harimo Minisita Nakayenga Kiguli Lesti, hakabamo umuhungu wa Minisita uhagarariye impunzi Hirayi Honeke. Umuhungu we bamwita Ingiro John Bosco. Hakabamo n'umukwe wa mukecuru Lesti, umukwe bamwita Murwana Emmanuel, akaba akorera Cyegerwa naho atuye. Rero uko byaje kugenda, hari umupasiteri bamwita Bishop Zakimu Ingire, ari muri wa pasiteri bafunzwe muri kino gihugu mbere ya korona ho gatoya. Bamwe bo muri ADPR? Yes, bamwe muri ADPR. Uwo mupasiteri nawe yari arimo rero, aho afunguriwe ajya gusaba ubufasha bwo kugira ngo rebe uko yacika iri hohoterwa bari bagize bafungwa. Yaje guhura ngo rero n'umuntu wamugeza kuri mukecuru Minisita Lesti Nakayenga Kiguli. Ajya muri ofisi ye baraganira, amubwira ihohoterwa yagize muri kino gihugu, amwemerera kumufasha, ariko ngo amubwira ko kumufasha bisaba amafaranga menshi. Mbese byatangiriye aho ngaho ko yashakaga ko bamufasha kubera bari bafunzwe. Afite ukuntu yamenyanye nabo ubwo ngo. Yes. Noneho uwo mukecuru Mukade Lesti aramubwira ati rero kuko ari ihohoterwa wagize kandi ukavuga ko ari abapasiteri benshi, nagusaba gushaka abandi bapasiteri bagenzi bawe ndetse n'imiryango yabo ukabazana, noneho tukareba ukuntu twabafasha kuva hano byihuse niba bafite ibyangombwa by'impunzi. Noneho ubwo mugabo Bishop Angire Zakimu yakoze itangazo kuri uwo rw'abapasiteri, nanjye ndimo Pastor Angel. Iyo groupe y'abantu 32 twakoze inama bwa mbere na mukecuru, bumva ukuntu avuga, dusaba transport yo kujya mu makambi tubarizwamo, donc amafaranga tuyatangiraho. Angahe? Uwo mukecuru buri wese yakoteje miliyoni y'amashiringi. Umukecuru umunsi twamuhaye miliyoni 32 kuri hoteli iri cyari wajyara, atubwira ko ari hoteli yiwe. Twakoraga meeting no mukecuru, hari abasirikare bamuproteje, donc twabonaga ko ari ibintu biri serious. Nyuma rero yo gutanga amafaranga buri muntu miliyoni, muri iyo nama tubwira ko buri wese agomba gutanga miliyoni 5,500. Ziyongera kuri za 60 mwari mwamuhaye n'eshatu. Oya, twayabariyemo, yatubwiye ko miliyoni 5 arizo gukora deal yo kudufasha, 500 ari ya fayiro.
noneho ubwo twarangije inama atubwira ko agiye kujya mu makambi. Inkambi yabashije kujyamo ni inkambi ya Cyaka. yagiyeyo murabizi? Yagiyeyo ahura na komandante uhagarariye iyo nkambi bamwitaga Manka. Aramubwira ati hari abantu, hari impunzi zibarurirwa hano nshaka gufasha, nagira ngo mbabwire umubare wazo muzikure mu mubare w'impunzi za Cyaka. Aramubwira ati rero mukade nawe ni umuntu ukomeye, minisita muzima, ntabwo yaza gufasha kubufasha mu nkambi. Twakurangira twagusaba kujya kureba minisita uhagarariye impunzi ari we Hilary Boneke, mukabivugana mugafasha abo bantu. Ati nta kibazo. Umukecuru wese yavuyeyo yongera adutumiza indi nama. None inama ya kabiri yitewe n'abantu 37, 25 deja bahise bavamo, bashaka kuba barabonye ko atari byo. Dukora inama ya kabiri iyo kwegeranya amafaranga. Inama ya kabiri yatubwiye ko tugiye gutanga amafaranga, ariko iyo nama azanamo n'abantu babiri bo kudufasha kwa ko mu rwego rwe n'akazi afite nuko ashaje atabasha kubikurikirana, gusa azajya atuma abo bahungu be. Yatuzaniye witwa Angelo John Bosco, atubwira ko ari umuhungu wa minisita Boneke Hilary. Atuzanira mu Rwanda Emmanuel, atubwira ko ari umuhungu we, ari umukwe we. Donc noneho atubwira ati abahungu ko mubareba mujya mubabona, mujya mubona ko ari ngewe, atari ko tugomba kugira ati murida uhagarara impunzi bagenzi be. Noneho kwa muri icyo gihe tukorera inama aho ngaho, ni ngewe warushinzwe, wari manager w'inama, ari ngewe wajya kwishyura amasoda turanywa. Donc sinzi ko yambonye, nanjye wegeranyaga amafayiro, ahita avuga ati Madam Pastor Angel hagararira ati muri dawi group. Noneho uko tugiye kwishyura, mugiye kwishyura amafaranga, muzajya muyishyura, uyazanye w'impunzi ayaguhereza uyabare, uyahereze abahungu banjye. Icyo cyiciro cya mbere cyo kwishyura 5,500 twazihaye umukwe we, twayishyuriye ku rusengero rw'umupasiteri bamwita Reverend Minani Reveriye. Urusengero rwari biri hari hepfo ugeze ku Kirena Bweru kuri eglise y'Apostoliane, umanuka kuri uwo muhanda ujya Ganda, umuhanda ujya Ganda hasi niho hafite urusengero. Ubwo twavuye ari kwa gatandatu, kwa kabiri duhura kuri urwo rusengero n'uwo nguwo mu Rwanda Emmanuel aje gufata amafaranga. Abavuye na Kivari, abavuye Cyaka, natwe ba Kampala, twese turaterana. Ariko iyo groupe ikabigizwe n'abapasiteri, amapasiteri 22. Donc urumva kwari gufasha abapasiteri n'imiryango yabo. Uwo Emmanuel araza afata amafaranga. Noneho umuntu wese uje kwishyura impunzi mugenzi akayabara, akayampereza, nkayabara, nkayashyira ku meza. Mbere yo kugira ngo Emmanuel yafate, tukandikira wa muntu uzanye amafaranga. Emmanuel arambwira ngo ngiye ngurumva ngo igiswahili sinyizi, urabona n'umutoro ntago nkizi, urandika igiswahili ngenda sinya. Okay, ubwo wagatanga amafaranga ahita nandika ngewe Pastor Ange bana mwana Berne nakiye amafaranga, twakira amafaranga ngewe na mu Rwanda Emmanuel agiye kuyajyana kwa office ya mukecuru yo kudufasha, yo gufasha umuntu kugira ngo abashe kuva hano vuba, abashe kujya mu gihugu cyo hanze. Nkamwandikira ngiza agasinya, na wa muntu watanze amafaranga agasinya, udupapuro bose barishyura 135,000. 135,000 uwo munsi nizo twafashe. Ubwo nzeheza uwo mugabo azishyira mu baga, arambwira ngo burije ntabwo ari yashyire muri office ya mukecuru, ngo agiye kuyaraza kwa Hamu ngo ni inshuti ye. Hamu y'umukire se? Niho yaraje. Koko se niho yaraje? Donc ubwo twaramuherekeje. Tugeze kuri Shoprite aratubwira ngo agiye kuri Hamu, ngo kwa Hamu ko yabitsayo. Akimara kumara nka metero 5 agiye, abapolisi baradufata. Twara abantu 6. Barabafata? Polisi baradufata, badufungira kuri polisi iri imbere ya Shoprite. Batubwira ni ibiki ko tubona mufite ibipapuro muri abaki. Ubwo nge ndisobanura hanjye umukuru wabo, aturumva dufite ibipapuro by'impunzi, hari ibarura riri mu nkambi zose riri kubera abantu baba Kampala, rero bantoye ngo mbashe kubajya muri amabaruro, niyo mpamvu abana afite ibyanga by'impunzi. Mubabaza n'abantu bafunganye na Bishop Sakindi na Reverend Diogene na Pastor Angel Martina, badufuze turi abantu 6. Turisobanura nuko baraturekura. Wa mugabo ndamuhamagara Emati ko badufunze bite, mamagara Angiro ati mutagira ubwoba barabarekura. Baraturekura nka nyuma y'isa, uwo mugabo aragaruka avuye ngo kubitsa amafaranga kuri Hamu, kwa Hamu. Ndamubwira se ubwo ntago ari babagambaniye, ni watugambaniye ngo badufunge hari simbizi.
badufunze badukuramo inkweto twicara hasi none ndavuga se ko badufunze kandi uzi ko uziranye na mukecuru mu minisa na angira umusirikare kuki utadutabarije ngurumva ngo nababwiye ngo niyo mpamvu bahise babarekura ndavuga isoke ubwo none se yabiguye n'iki ko babafunze njye nahize bahise amatelefone ndamuhamagara nibaradufunze dutabarize turi hano kuri polisi imbere ya Shoprite umugabo ngira ngo niba badushyize biterabwoba kugira ngo badufunge ubwo baraturekuye nta n'ikintu batwatse baturekuye ya mafaranga bagutahita haba inama ya gatatu cyari wagera mukecuru araza n'abasirikare aratubwira ati mbazaniye ibihugu madamu Pastor Angel ngo nufate igipapuro usomere bagenzi bawe buri muntu wese umubwira igihugu cye njye bari bampaye Canada ndahagarara imbere ndahamagara bose mbabwira ibihugu byabo baranje ati rero dufite groupe ba Angiro John arampamagara ati madamu Angel ubwira impunzi zose zizaza mu nama zizaza twa papuro babandikiye tangazo none se niki cyabemezaga koko mwawo niki cyakomeza kuzajya muri Canada koko urumva bazanye liste ngo abantu ngo dufite ngo case ngo special ngo special case ngo kwako ngo harimo abapasiteri bahotewe bafunzwe ngo kandi numva minister muzima ntabwo akora kujya gutwara ngo ugire amakenga kandi harimo abantu bagiye muri office kuko muri office hajyemo Bishop Zakimihingiro madamu Annie Nurubika madamu Florence na madamu Angel Martine bose bagiye muri office kwa mukecuru ubona Kasero ariko ntago nagiyeyo noneho iyo nama ya gatatu ibaye mukecuru avuga ati madamu Angel hagarara hariya Pastor Angel hagarara atwo dupapuro twese batuguhereza impunzi zawe zamaze kubona igihugu zigiye kujya Canada bahise batumereza bose bari bahari 37 udupapuro baratumereza ndamubwira natufashe mami natwakiriye we na mukwe Imana Ingiro Bosco bambwira ngo bitsoke ngo ducagagure habaye n'ubwo mukecuru minister Roesti yarambwira ati na Bosco Angiro Bosco batuga ko ari umusirikare ukomeye ngo niba ari Kano sinzi byari byo bahazaga na escort imodoka zigaparika mbwira ati rero anje fata ko dupapuro duce ndaduca nanje ati jugunya ndajugunya ati gikurikiyeho rero ati yakurikiyeho gufata amahori kamureta ati mukecuru ati rero ngewe ndarwaye ngiye kujya muri India kwivuza ubwo marasigana na mukwe wanjye ma na muhungu wa minister asigaje gutwara liste yanyu minister akabasinyira ko mugiye ndavuga ati rero undi munsi Angiro John azazana welcome leta ubwo hashize igihe gitoya twongera duhura na John Angiro aduhare welcome leta ariko aratubwira ngo mukecuru ko yarwaye ngo kandi ngo minister akeneye miliyoni 70 ngo tugomba kongeraho amafaranga kugira ngo urugendo rwacu rudasubikwa kubera ko mukecuru yagiye turabara dusanga miliyoni 70 zigishoke buri wese agomba gutanga miliyoni 2,430 z'amashiringi ya hano ubwo hari kwa kabiri tuvugana ko kwa gatatu tuzayazana Angiro akaza kuyafata Angiro yaraje ayo ngayo yari kujya kwivuza ayo ngayo ya nyuma yayo guhanga minister akadusinyira ko tugiye tumaze kubona welcome leta ubwo noneho tuyateranya bigeze kwa kane Angiro arampamagara none se minister niwe agomba kubasinyira kugira ngo mugende minister Onek irari byari byageze kwa ministeri ushinzwe iby'impunzi mbese ugomba kudusinyira noneho Angiro nyine arampamagara ati madamu Angel koresha inama kuri Zoom abayobozi ba groupe mukora inama amafaranga secrétaire wa minister madamu Dora arashaka kugira ngo dokima zanya zikure muri secrétaire azikure muri office azihereze minister zisinye ati birakomeye miliyoni 15 ndazishaka ejo budani bwaki bukeye nkoresha inama kuri Zoom Kisembo yarahagarariye Pastor Kisembo yarahagarariye abacyaka aba hano hagarariye na madamu Annie na Florence ngiye urumva nanditse murida na kivari bahagarariwe n'umugabo witwa Jean Bata nkoze inama kuri Zoom ndababwira Angiro John ashaka amafaranga y'ibyihutirwa kugira ngo madamu Dora ajyane impapuro muri kwa minister dusinyire murabyumva mute avuga ati amafaranga turayatanga ahereje kuri telefone yanjye mu giturage na Angiro ndayamuhereza mwahuriye ubwo twahuriye kuri kuri hotel Orifam iri hano Kenya Bweru muri bwo namuhaga miliyoni 40 nizo namuhaye icyo gihe aransinyira ko azijyanye kwa madame Dora ufite aho yagusinyiye ndahafite ubukurikiyeho arongera arahamagara ati amafaranga ndayashaka madamu ati yansanyishe kuri hotel Serena angahe
miliyoni 40 nafashe moto imvura inyagira naherekejwe na Pasiteri Innocent Ndayishimiye ko yari azi Icyongereza mva ngiye ntabwo nzi Icyongereza kuvugana na Madame Dora na uwo Angelo twavuganaga Igiswahili tugeze kuri Hotel Serena Madame na Dora araza parika imodoka aradusuzugura tumushyire n'amafaranga mbwira John Angelo ngiye sindaguha amafaranga mutansinyo na Madame Dora ati ngiye sinsinya John nabasinyire ko ngiye secretary minister nabasinyira impunzi muri biki warankanga noneho John arambwira ati ngenda gusinyira aransinyira amafaranga ndayamuhereza Angelo ndi kumwe na Pasiteri birangiye rero ubwo turatashye hahita haba inama ikubagaho Angelo aza atubwira ko tugomba kujya muri check medical twagiye twambwira se tuzakora check medical hehe ati muzayikorera na Kasiro Hospital Kampala Hospital kandi zirihutirwa ngo twakoze nuza check medical tubihereza Angelo nabyo noneho hashize iminsi mikeya mu kwezi kwa 11 batubwira ngo tugiye bagiye kuduhamagara buri muri samo azatuye kugira ngo bagiye gukora medical check up twarayikoze check medical twarazikoze zo ntabwo babishyuzaga se baratwishyuje umuntu yishyuraga $120 buri muntu twarayishyuye birangiye rero uwo mugabo aratubwira ati rero ubu ni phone zanyu zibe ziriho bagiye kubahamagara muzinga ibintu mwitegure umuntu yabahamagara nuko agiye kubabwira hoteli muzajyamo twarabyutse hase mwumva mugiye kugenda kabisa baraduhamagaye buri muntu allo ni wowe Madame Berne Baramwana yes bavuga n'Icyongereza gusa turashaka ko witegura n'abana bawe tukazaza kugufata kujya muri hoteli urugendo rwawe rwatanguye turavuga ati amen turagiye barahamagara twese baraturangiza kuri groupe birashyuha turashopinga turahamagaraga online se kuri koro direct ninge Jean Baptiste umukozi wa OM twabasabaga kuza kwitegura kugira ngo tubahe umunsi wo gutangura urugendo muzagenderaho twakoze booking ba Canada bazagenda ukwabo Amerika ukwabo New Zealand ukwabo Sweden ukwabo turashyuha turishima icyo gihe twakoze n'amasengesho kuri urwo rusengero yo gusezera yo gushima Imana ko dukoreye bitangaza tukora amasengesho turanajya rwose uwo Pasiteri Revera Minani n'umudamu we Florence Apotre baradusongera ubugari n'inyama turasezeranye dushima Imana ko tugiye birangiye mu kwezi kwa 12 Angelo ahita kupa kongera kwitaba telefone yanjye Emma bari bababwira itariki muzagendaho mu kwezi kwa 12 noneho Emma umwaka ushize Emma umukuru w'umukecuru ndamuhamagara amwe ati Madame Ange ni ushaka ubuzima bwanjye ujya kumamagara twe turi abasirikare twe turi abanyagihugu mwamunzi mwe muravuga iki ndavuga ni karabaye mamaga yanjye ntiyongera kumfata mukecuru ntiyongera kumfata we abanazwa ko ari muri India ubwo nyine sene bamwe maze kuzibahereza angahe yose ubwo umuntu ni $7,930 yose hamwe yarangahe yose hamwe twatanze mu byiciro hari ayo twahaye mukecuru $32,000 hari ayo twahaye Angelo $70,000 ni $120 na hari nayo twahaye Emma $160 $200,000 twese ni 294 twatanze 294 nizo miliyoni twatanze kandi zose zageze mu biganza byanjye ndavuga nti karabaye ubwo kuri groupe numva ngize ubwoba nyivamo kandi ninjye ari timurida mbanyivuyemo mu kwezi kwa 4 batangira kuntarakinga baza kuntera mu rugo bande bagutarakinga urumva aba groupe bishyize hamwe bashaka uburyo bashaka imbaraga zo kumfata kugira ngo mbereke Minister Nakayinga Kiguri Rest nimara kumwereka niho bagira icyizere batewe n'ukuntu babonaga imyaka arimo n'akazi afite bayatanze kubwo icyizere ko cyo mukecuru ati kwa ko wari timurida wacu rero uratujyana ahantu uwo muntu aduha amafaranga yacu kugenda biranze nibaduha amafaranga yacu kabakambayeho noneho baza nagiye ku rusengero hari ku cyumweru imvura byutse iragwa icyo utabajyanye se nari kubajyana se gute kandi mukecuru avuga ko ari muri India ukabajyana ku ofisi ye njyewe ntabwo ngiye kuri ofisi
kuki bashatse kujyana wowe kandi hari abagiye kuri office? Mpamvu bashaka kunjyana nuko njye wagiye ufata ayo mafaranga n'abo bagabo mbasinyira. Ariko wayatangaga hari abandi? Bareba, babaga bareba. Noneho birangiye bafata musaza wanjye mutoya unkurikira. Bahita bamufungira kuri Esamara kuri ku gapolisi gahari. Bamaze rero kumufunga, amazemo icyumweru. Nza kumukurikirana ndi inyuma baramufungura ko nta muntu uzira icyaha cyundi. Ubwo nahise nimuka. Mpindura telefone. Aho nimukina aho barahamenya mpindura telefone. Ibintu birakomera. Amanama ka buri munsi yo kugira ngo bampige. Rero ejo bundi nibwo kwa gatanu ushize nari mvuye. Ubwo nabonye bikomeye mpita ni reportinga kuri polisi ya Kawempe. Namanje kuri polisi Naguru. Ntanga ibyangombwa mu polisi mbihaye arambwira ngo asaba support kugira ngo ikibanza rwanjye rwihute arabyicaza arambwira ngo abishyireje kuri presidence ngo nzategereza zansubiza mbona biranze njya kuri polisi ya Kawempe ngewe n'uwo bita Kiza Kabare hari abantu benshi bamuhaye amafaranga abo yamobilije niyo bahaye amafaranga bashaka kumufunga none n'uwo bita Innocent nawe hari abamuhaye amafaranga bashaka kumufunga tujya kuri reportinga turi batatu kuri polisi ya Kawempe tugezeyo nibaduha reference rubanza birakomeye ndabonye birakomeye bakomeje kumiga nimitangira kuri polisi Kabaragara kuko nafite umusirikare tuziranye ugiye kumfasha tugeze Kabaragara bahamagara mukecuru Resti minister na Kayinga Kiguri Resti arababwira ngo urumva ongeye ngo kuri rivo ngezeho ndarwaye ngo nta kintu ntabufasha mfite bwabo bantu bahita barakara urubanza barwohereza kuri CPS ajeje kuri CPS kwa gatanu ubwo nari mvuye yongeye kureba uko bimeze manuka mu mujyi ngeze Rubagarodi hano kuri Jagwa mu bitana n'umwe muri ba bantu bari kumiga ba groupe bamwita Ndahiro Ronald abamfashe mu ijosi mu ishingu bisiki aranteyandunze hasi abantu barahurura baza kumunkuraho ariko avuga ko azanyica avuga ati byanze ko tuzakwica ntituzabura yacu ngo nicyo gitumye nzano hano kugira ngo bamubashe kumfasha ngira ngo namenyesha abantu turi kumwe muri groupe bose uko ari abantu 37 uko nashiritse ubute nkajya kurega mukecuru na Kayinga Kiguri Resti na Monsieur Angelo John Bosco na Murwana Emmanuel nabo aho kumpiga nibagerageza bashaka uburyo nabo batanga ibirego kuri polisi zibegereye mu rwego kugira ngo dushaka ubujurizi dushake abadufasha kugira ngo umuyobozi minister na Kayinga Kiguri Resti n'uwo musirikare umuhungu wa minister Angelo John batuwe ko ari umuhungu wa minister Oneke Hilari n'uwo mukwe wa mukecuru mu Rwanda Emmanuel atuye Cyegerwa bose baramuzi twese dufatane mu maboko dushaka uburyo dutabaza hari abavandimwe abo tubana bari muri cyaka muri groupe harimo Bishop Zaki Mari Wadanyidiru nawe yahaguruka akagira uko tubariza hari ba Madame Ani ba Pastor Martina Ange ba Florence Apotre abantu bose na Bishop Zakindi iyi groupe yo kumiga ihagarariwe na Ndahiro Ronald Yesu uri yankubise na Bishop Zakindi n'abandi bambariye hafi aho ngaho ba Pastor Eric ba Pastor Kavugusi abo bantu bose ndabasabye nabo bahaguruke bashake ubujurizi muri polisi zibegereye rero mu rwego rwo kugira ngo ndinde ubuzima bwanjye n'ubuzima bw'umuryango wanjye nahisemo kugira ngo ntabazi ubuyobozi bubishinzwe hari ahantu wagejeje ikirego se atari aho ngaho wagiye Kawempe na Kabaragara na Naguru no kuri CPS yo cyanjye mu kiri kuri nta kintu bagufashije kuri CPS bambwira ko bazamfasha n'ubu niyo nari mvuye ndacyategereje ariko mu rwego rwo kwirinda nanjye nyine ndirinda nkagenda nishayisha muri make kuva mu kwezi kwa kane nta business ndi gukora business nazihagaritse mu rwego rwo kugira ngo ndinde ubuzima bwanjye murabona ko banankubise hafi kunyica rero nasabaga twari tukubajije abo bantu kuki utabarega kubera ko ntago ari we wabazanye keretse ari we wabazanye muri iyo gahunda birumvikana ariko batari we wabazanye sinzi impamvu bakorera ntago ari njye wabazanye ariko nanjye arabonazanye rero mu rwego rwo yuko umukecuru avuga ati mu by'ukuri ku ruhande rwa kote y'impunzi mujye mureba abana mwana Angel noneho ku ruhande rwanjye mujye mureba Ingiro Bosco John na
na Emmanuel mu Rwanda. Rero abo bantu bose bumva ko kwa amafaranga yose yanyuze mu biganza byanjye nubwo bari bahari babireba, ariko bavuga ko muri urwo ruhare gutanga amafaranga nanjye hari aho nabasinye, nanjye hari aho basinye abo bantu. Bo rero nta preve nimwe bafite yo kundega, ahubwo bafite nta preve nimwe bafite yo kubarega, ahubwo bari kundega. Rero nanjye ubwo nasabaga mu rwego rwo kugira ngo nishake umutekano, abo ngabo turi kumwe muri groupe nabo bagerageze kurega Minister Nyakayinga Kiguri Resti, kuko twakoranye mitingi enye bose bahari, yivugira ku giti cye, anavuga ko ugiye kudufasha, anavuga ko iki kibazo cyacu ari kugifashwamo na Perezida wa Repubulika, ariwe wamuhaye uburenganzira bwo kureba Minister Oneke Oyihirari. Rero mu rwego rwo kuvuga ngo ninjye bari guhiga, n'uburyo kugira ngo babone ko bamfashe nabafasha kugera kuri abo bayobozi naherezaga amafaranga, ko nanjye ufite sinyatire zabo. Ariko ntago nuko wenda bo niko babitekereza, ariko wowe kwa Minister se kutahagiye kandi katari we waza, ahubwo je numva umuntu wazanye diri ubwa mbere akabwira ati je nabonye umuntu wadufasha, ubu niwe bakayafasha. Wambwe ko ari ni Bishop Zakimu Ingire aba mu nkambi ya Cyaka. Abenshi turi kumwe muri groupe bano mu nkambi ya Cyaka n'abaturanyi be. Donc n'uwo mugabo umukwe wa mukecuru ni hafi abakegerwa aba mu nkambi ya tuyekegerwa, ni batuye naho kucururiza naho. Donc urumva ko Ingire baraziranye ko nyuma yo kujya mu mukecuru amutwereke bahise bamenyana, baraziranye cyane. Uwo mugabo ni umucuruzi ukomeye hari yakegerwa. Hanyuma uriya Akimu mu nkambi ya Cyaka niwe uhagarariye, afite isoko muri Haseri ryo kubagurira ibiti kuri abo bakiri impunzi nshyashya. Donc akajya n'ishuri ryigisha imodoka, anacuruza n'imodoka. Ahubwo ndumva abo ngabo ari bakabafasha, kubera ko niwe wazanye gahunda, niwe wazanye diru, agenda yikwiza mu bandi. Wowe ndumva rero agenda babakaye badagushakisha, ahubwo wenda mwakaye mufatanya nabo mukareba uburyo mwagera kwa Minister Reste na Kigune. Abandi se uko muri kucyari we bahiga ari umwe gusa nyine urumviye niyo, kuko wambwe ko hari abagiye kwa Minister, harabagiyeyo abo nibo bakabaye bafata iya mbere kugira ngo babajyaneyo. Hari abagiyeyo, harimo Madamu Ntarubikani, hakabamo Madamu Florence, hakabamo Ingire Zakimu nyine. Kuko mbere ko dutanga amafaranga hari abanje kujya kureba muri ofisi ya mukecuru, barabona ko ni Minister, arabasobanurira bereka ofisi. Donc no kuza kudukoresha meeting kuri hotel iri cyari wagera, yazaga nk'umuministri, yazaga afite abasirikare bamurinze. Mu bigaragara n'aya mafoto dufite yerekana ko ari umuyobozi. Donc twari twagira ikizere mukecuru. Twavuze n'akazi yakoraga kari Minister ni imyaka agezemo. Yes. Ubona atabiba. Niwe twagira ikizere gusa. Ese mufite ikizere ko amafaranga azagaruka azaboneka kweli? Nta kizere dufite, ntacyo. Ariko afashwe wenda yakwishyura. Ntago donc kwa ari umuyobozi, anari mu buyobozi bw'igihugu, nta mahirwe twabiha, turi kurega uregwa. Nta mahirwe. Ariko buriya wenda numvaga no mu byo usaba wasaba inzego kubafasha kugira ngo zibe zamufata abasobanurire wowe kugira ngo umutekano wawe wumve utuje nyine. Yego, nanjye niyo mpamvu byatumye nza aha ngaha mu byo gusaba ubufasha, gusaba ubutabazi mu rwego guko ndi impunzi babarirwa aha ngaha, kugira ngo bamwe nibwo ari uwo muyobozi ko hari abandi bafatangije ubuyobozi ngo barumva iki kibazo cye nagize kubw'abantu batanze amafaranga ku kizere cya Minister Nyakayinga Kiguri Resti, nabo ababyumva bankorera ubutabazi mu rwego kugira ngo abo bantu niba basubizwa amafaranga yabo bayasubizwe, donc tuyasubizwe, cyangwa niba hari ikindi kintu cyakorwa kugira ngo mbone umutekano babifashemo. Ese impunzi zigira aho zivuga ibibazo byazo? Zigira aho zivuga ibibazo byazo, ariko bijyanye n'ubuhunzi. Wenda kuba warwaye, wenda kuba ushaka ubufasha bundi, wajya ku cyicaro runaka bitewe n'aho barurirwa. Ariko ibi ngibi byo nyine ntaho wajya kubivuga.
nawe urabyumva ko ntabwo handi hantu twabariza uretse gutabaza tukareba uburyo twagera kuri uwo minisita na Kayinga Kiguliresi, kuko niyo muhamagaye tukavugana ubu ngubu ambwira ko nta bufasha afite, ambwiye ngo wimenye nta bufasha afite bwo kubajyana hanze. Dusoza rero, niba hari ikindi wenda wavuga kugira ngo dusoze ikiganiro, wakibwira abantu wenda icyumba murakoze, ikiganiro kiri kurangira. Icyo nasaba umuntu wese wazabona kuri ino nkuru afite ubushobozi bwo kuba yantabariza, nicyo kintu nasabaga. Ikindi nasaba, wari uri musezera mu gusoza iki kiganiro, icyo nasaba umuntu wese uzabona kuri ino nkuru yabona afite ubushobozi bwo kundengera akantabariza, byaba byiza. Ikindi nasaba nabo turi kumwe muri groupe ko bahagurukira nabo gutanga ibirego turega minisita na Kayinga Kiguliresi, kuko twamugira icyizere tugatanga amafaranga muri ngo yatuzaniye, ariko twigize icyizere cy'umurimo akora n'imyaka irimo. Rero nicyo nabasabaga. Ikindi nasabaga ubutabazi ku ruhande rwanjye n'umuryango wanjye, no kubona homba, kuko ubu ntabwo mbona homba. Urabona groupe y'abantu 36 baguhize ntabwo byoroshye. Nshobora kunyura Kampala nkasanga bampeze, aho nanyura hose sinabura umuntu wo muri iyo groupe wamfata. Rero nasabaga ubutabazi. Ndumva ari ibyo. Murakoze. Murakoze cyane. Rero twaganiraga na Pastor Angel Banamwana Ange. Mwumvise ko yahuye n'ibibazo bikomeye, arimo arahigwa. Waba afite ubushobozi yamutabara, kuko nawe baribwe. Mbese mwumvishe ko miliyoni hafi zigera muri 290. ni amafaranga menshi cyane banakwicisha urebye nabi. Niyo mpamvu rero arimo gutabaza kugira ngo uwaba ari hirya aho uri hose wamufasha ufite ubushobozi. Ikindi nanjye nababwiye rero nuko mugiye kujya mukurikirana ibiganiro kuri Global Hot News buri munsi, aho uri ku isi hose duhe inkuru tuyigeze ku bantu. Hari abafite ibibazo bitandukanye, mutwandikire, nimero zacu ziriho, ariko ubanze ukore subscribe hariya hasi. Reka rero mbashimire, murakoze.